se noneho zamu yagiye he umuntu akomanga inshuro zingana uko nguko ataramufungurira ko ariko muto ntabwo ashaka gukunda telefone umusaro urahanga igihe cyose nakumangiye nkaba Daddy meze se Christian mwana wanjye meze neza papa mama wawe yagiye he ibihumbi 20 ko kamemba nibyo bari kuncunaguriza ibyago ese ntidushihurira n'ibiki mama Christian tugize ibyago Gabanya amaganya gabanya ubabera focusing ku mirimo ukora rata gabanya amaganya umutima usobenza amaganya gabanya oya gabanya isini kwite horana amarira umutima usobenza amaganya gabanya amarira gabanya amaganya gabanya ubabera focusing ku mirimo ukora rata umutima usobenza amaganya gabanya oya gabanya isini kwite horana amarira umutima usobenza amaganya gabanya amarira gabanya amaganya gabanya kupapara focusing ku mirimo ukora rata gabanya amaganya umutima usobenza amaganya gabanya oya gabanya isini kwite uhorana amarira umutima usobenza amaganya gabanya amarira gabanya amaganya gabanya kupapara focusing ku mirimo ukora rata Asiya yemwe se umuntu uri gukomanga koko umva mudusange hano turi hano yemwe turi hano mu gikari ni muzi se buryo ndi gukomanga hano muri aho mu gikari yo mbere ni mwebwe muri aho neza komera amakuru yanyu kandi gukomanga hariya kumbera wibereye hano nyine twari twicariye hano mwari mumeze mugeze sha tumeze neza ntaribi none se wowe umeze ute iyi minsi ko buri mu bihe bigoye wahoramo iki wa muntu we nyine nuko agahambye umugenzi kamenya iyo agiye nuko nyine byagenze tu Aman siya pa?
Nese ko watinze kubyuka. Mwana wa ndabona breakfast wayifatiye ku gihe. None si umeze utese? Meze neza. Shanaye naryamiriye no munsi none niba ari uko nta kazi mfite. Jye nagize ngo wagiye. Oya. Aya niryamiye. Menyereye tuzisaba bagiye mu kazi. Oya. Kubera biriya byago bimaze iminsi bibayeho. Bamaye konje. None ubu ngubu ugiye kujya unahembeza. Zamutembereza se konje iminsi ya Christian. Iminsi mikeya musibeje. Uzanjyana kuri hoteli. Zakujyana Tekira. Tekira? Cyangwa uzamujyana gutembereza muri Tekira ukajya no koga. Asha nakuru udakumbuye koga. Ndabikumbuye ariko nkumbuye no kurya inkoko yabo. Okay, ntari. Wejo ntari ejo. Okay, ntari ejo tuzajyayo. Byiza papa korangaje tuzajya gutembera kuri Ejo Tekira. nzamujyana muri Tekira. Ndishimye. Uzajya koga. Udakumbuye muri piscine. Ntabwo ntituzajyana n'uriya mukozi bushize twarajyanye tukagenda amvugisha amagambo menshi none tuzajyana. Kuri abakozi wagira ngo hari ikintu. Nta kintu dupfa. Nta kintu dupfa. Nese ikintu cyose uza kuvuga umukozi. None se wowe mw'iminsi urabona bimeze bite ko ibihe byawe bigoye mama? nyine naho ni amakuru nyine iri aho ngaho ahandi umugenzi ukamenya iyo agiye nyine. Sha nyine ni ukwihangana none se nyine ko ari ibintu biriho ntabwo agahinda kazashira nta bihangana. Ubwo nyine ariko nta kundi ese ko ariho twese tuzageshaho ihangane reka kuguma kurira kuguma kurira nyine wihangane biro none se sha nta kundi nyine ni ukwihangana. Nihanganye se nabigira hano wa muntu kureme gusa nyine mujye munyesurira wenda byazashasha mama nta wundi muntu uzamundutira ukuntu byose yaneteranya neza akanamesera. Ubwo nyine bibaho none se nyine ko urupfusha rudateguza nta kundi ni ukwihangana nta kindi twabikoraho. Basi uzamberaho mama atari nzahakubera rwose ntabwo nabura kukuberaho mama atari ni ukuri pe wenda nakwishima ni ukuri. Yego basi urongera urasetse si ureba shaka ise tuba keza sibyo reka kubabara bazi ni ukuri pe urabona ukuntu iyo usetse uba akana keza ntukongere kurira sibyo se ni ukuri ugomba kwiyakira ukihangana kuko none se n'ubundi ushaka utarira ngo agaruke. Ubwo rero niyo mpamvu ugomba kwihangana ukiyakira ukumva ko ibyabaye byabaye. ni ukuri cyane nyine nta kundi nzakuba hafi nzagufasha nzakubiraho mama wawe atari sibyo. yego ni ukuri anti ndagukunda yego byihorera nanjye ndagukunda reka si ni ukuri pe ukuntu nahoraga mbabaye nirambuga ati si ubundi ubu mama aragiye nta n'umuvandimwe basi wigeze uza no kunsura nyine numvaga agahinda kanyishe agahinda kagomba gushira ndahari ugomba kumva ko njyewe marite nzahakubera rwose nzabaho mama wawe atari nzagufata neza ntugire ikibazo. icyaba abantu bose bakaba nkawe ni ukuri pe. Uriya mukozi impamvu ni uko abavuga amagambo menshi avuga ibigambo byinshi sinzi impamvu. Ibigambo byose tose Christian basigaye aza ndimo ndirira breakfast yangiza akambwira ngo mbandimo ndarya cyane kandi natari kurya cyane. we natantine ko numva ibyanyu ari ibibazo tumva sinzi we na Zamu ntabwo tuzamujyana we na Zamu nimuzabajyana oya ntabwo tuzajyana nawe se ubundi papa ko naherutse ujyanye na mama ntimugarukane byagenze gute ko natigeze mubona muri iki gitondo? Christian naraye mpfuye rero gutabara wasinziriye naraye ntacyo bwije
uko mbikubwira mama wawe twajyanye gutabara ako byabaye ngombwa yuko ukazamura ubu ntawe uri mu Rwanda ugiye kumishima. Mama nawe uri mu Rwanda? Ntawe naraye ntashye rero uko mbikubwira nsanze wasinziriye. Ese Christian hari ikibazo? Gusa yamaye video ndi bwakwereke agusezera kuko ntiyabashije kongera kugaruka hano. Ariko ntago azatinda. Azamara igihe kingana iki? Ntago nzi umunsi ariko ntago azatindayo. Azamara nk'ibyumweru bibiri cyangwa umunsi. Bizaterwa n'igihe akazi karangiye kuko nyine yoherejwe n'akazi. Ubushize aragiye amara y'icyumweru none ubu ngubu arongera aragiye. Azabanguka ntago azatinda. Nta kibazo nyine kambyemere gutya. Ndaje ndakwereka video yamaye nze kukwereka agusezera. Nta kibazo. Tuzajya tuvugana kuri video call. Nta kibazo. So ufite phone ze ntufite hari ikibazo ufite? Oya. Rero numve wumva utuje, tantine arahari, zama arahari, televiziyo irahari, telefone yawe irahari. Ndumva nta kibazo ufite muri mu sibyo? Nzajya korera amanode tujya kwikina umupira. Umupira? Ndabwira zamu nakagufungura. Nakubwiye ngo iki? Nese manode ari cyo bitwaye? Birumvikana ariko nta gusohoka igipangu. Sinakubujije kuzerera. Azansanga aha nta kibazo dukeneye game. Nta kibazo ajya gusanga aha ntari. Ako nta kuserera ngo urenge igipangu. Va ujya ku ishuri sibyo? Zangure n'indi maneta ya kabiri nyine nzajya nkoresha. Okay ntaribe. Christian, kangiye muri douche rero. Ese banze kanyeka video papa. Christian ndaje ngiye muri douche rero, video ndaje ndayikwereka nimva muri douche. Sibyo? Nta kibazo. Sawa. Akura mwana ibiza byaraje ariko nyine nta kundi. Mama wa aragwengeye na papa aragwengeye ubu koko asigara ipfutse. Reka ariko njye kumuhumuriza urupfu ruratudondadonda ruratugenda bunono. Ariko reka ngende nyine. Yemwe aba kwa Tereza. Haba we ko mbona akinze se ubundi ubu baraha. Bagiye guhinga ariko se ko mperuka baherutse kugira ibyago hako nakundi se barihera ndabona hanakinze aho mwiriwe ariko usa umuntu uri gusuhuza ra nanjye ndumva uri gusuhuza. yewe usuhuza turi hano mu gikari. ese burya muraho naje igihe nazera naheze inyuma y'urugi nzigo ntimuhari. Mwiriwe. Muraho. Asa uyu ni nde sera ko mbona ntamuzi? Uyu ni anti wanje. Celestine? Umva nukuri dore ukuntu yanganye yarapfuye. Nta kundi nyine ababyeyi bawe barapfuye. Nanjye ubona arindagiye nk'epfiriya nyine ababyeyi bawe barapfuye, papa waragiye, mama waragiye. Hako uyu urebye neza ubusanga nta muntu wabaroze. Ko abantu basigaye badasengera. Nsigaye mbona n'abantu b'iyi minsi ntazi. Ntawamenye se abo bantu bapfa bakurikirana bibaho koko. Harya singuye ni Celestine ni ati wawe. Uyu nguni wa anti wanje bita Keza. Nawe yansuye yamenye byambayo araza no uri kumva hafi muri iyi minsi. Agose mwari mumeze mute? Twari turaho yo nza kumenya nuko nakamye mu gitondo bankuzane n'agashyushyu ukihera imbavu. Akufite ati mwiza reba yakubaye hafi abandi ubo wasabara nakwibagiwe abantu ibyiza iyo bije niho baza ariko bibi byaza bakiru. Ariko tugomba kuba hafi y'umwana none se nyine ko yagize ikibazo katari twabiteye tugomba kumuba hafi nyine tukamwereka ko tumuri hafi nta mpamvu yo kumutererana. Gusa abantu nk'abo biruka ibibazo bije baba bari ibigwari rwose. Ubundi wowe ngo ntago aba ari inshuti yawe kuko inshuti yawe yibonera mu byago. Mama yari intwari nziza mu mudugudu. Mama yari umuntu mwiza sabona na buri mwe wese. Hari ikintu ahubwo hari ikintu sinzi niba yarabikubwiye
siko nigeze kuza hano ngiye kuburara kama kawunga kampa n'agatsima nagatwaye hano mu ikoti. Mama yari umuntu mwiza, yageraga umutima mwiza, nanjye ndamuzi uriya mubyeyi. Yenda sinzi niba mama umutima yari afite ariko ariwo nawe wari ufite cyangwa se uwo wati wawe. Uyu muryango wacu tugira imitima myiza, nta mitima mibi tugira rwose. nta muntu uzandutira mu buzima. Aho se kandi wikongera ku mugore wari wawe. Mama nawe ubundi se mama yari mwiza, aho ubundi se hasi mama nubwo yari umuntu mwiza ariko agwenge atampaye mubimbange disi. Rwose mubimbange sinzi niba ari wowe uri buyime. Tugenda abandi baraba Wagize ate? Gabakunze ariko najya mugira n'ikinyabupfura. Uzabapfuye uko bangana. ndabazwa n'urupfu rw'ababyeyi banyu ngo nacyo ngo ni mubibi. ahubwo nawe usigaye ku bwenge. Abantu babaye bategereje ntuzanagaruka ngo yagwenge. ntabwo Mbega abantu b'ukuri kw'Imana, abantu ni abagome pe. Uriya ngo yagize umwana we hangane pe. Mbega umugabo, uriya mugabo ari umwana mubi we, wumvisha amagambo avuze. nuko nahuritse Mbese abantu b'inaha ni uko bateye. nuko pe Ubuse abantu babayemo gute bateye gutya? wa muntu ubara tutaguje. Ndabibona ni ukuri kw'Imana. Mbega abantu b'inaha shaba ntabwo ari abantu beza kweri, abantu bavuga amagambo ameze kuriya. Yewere ako anti wazanshakira akazi Kigali basi nizira nzagushakira no kuri kw'Imana kuko ndabona ntazi pe. Ndabona abantu b'inaha ari abagome kweri, ntabwo ari amagambo yari akwiye kuza kukubwira. nukuri nshakira akazi. Ndaje ngushakira akazi we, n'ubundi uri hano wenyine. Ako bwaje kwandura naratangije kurya. Ako bwo wowe bijyanye ntabwo byagera ku bijyanye. Utangiye kunyubahuka. Ngo mama yakuzaniye iki? Ni gutyo usigaye umbwira. Erega nakubahaga kuko nyoko yari ahari, ubu ngubu ugomba kubikora. Siko sigaje no kumbwira ngo nze mukuremo bugisa. Ngo iki? Ukumva ukuntu usigaye umbwira. Kakanya mama agiye utangiye kumera agahembe. Bayandura n'amasahani vava se nyine ajyane cyangwa ibwire papa. Ngurandega kuri siko se kari umuntu mwiza yanjye. Ashyano. Aha, so n'uburyo kiba kinyiriyeho kiriya gikoze. Akanze mwereke ngiye kugenda ahantu cyakora kingende mabyina turongera cyasubiremo cyagira ninga zabyinisha. Ndabona ahangaha maze kuhanoza niho gihe kinahiriye igikoropo cyajya gikoze kanari bari kukanogende nahariye tarangije. Kimwe cyarere kisi zagakora kakurye nicyo cyagukuye iwanyu ujye ugakora. Akoze yuko naguhomagura umenye ko nyoko nawe uhari. Uravuze ngo wahoma uretse ejo noneho nzazana ngenda manu tuhakinira umupira nazamu nzamubwira azasuka ibitaka nonze w'ikizangira. Ariko se mana ubu ngubu koko nzi iki? Gabanya amaganya, gabanya kubabara, fokasinga ku mirimo ukora rata. Gabanya amaganya, umutima usobensa amaganya. Gabanya, oya gabanya, isi nikuteye uhorana amarira. Ufite umutima w'urukundo ngunda wurira amaboko yawe
ako se karya ntabwo wabasha gukora amasuku udasakuriza. byihorere sha, isi nisakaye nawe hari igihe wavirwa. Hai nawe waje karibu. Raho sabyihorera bamune ni karibu nyine naha twicariye. none se uyu ninde none? Uyu ni umu anti wanjye. Twari tuje kubahumuriza. Dore ni karibu naha twicariye turi foto mahumbezi. Zab, bite cyane. Barurize makuru yawe. Nari nibera yahirye. Christian Harris. Ari uje kumureba? Banze mbwira ese amazi imisa atanaza kumureba. Ese ko yamureba. Twiga yamagana nacho kugeza umureba. Yane twamureba nani. Sinzi kandi ko tuze kugira. Ichisi. Ya bichiringi unani nikistamba nje kuja ngene kunanjenza. Sawa? Nani. Hapo ikote. Ndumva barimo banakomanga. Sa mukozi wahise ajyayo ntabwo ariko agiye kumufungura. Manoti Christian, salama. Bimeze biteze? Cyane ukuntu bimeze nyine niya zero isigaye mbona mu gihe. Ya zero kurya izi iminsi itanu. Kwa mukobwa wabwiye cyagiye ngo mukorere za Paul yabyemeye. Yarabyemeye. Hanzume karibu tuvuganire mu nzu nabyo kuvuganira hanze. Kibazo papa araje ashobora kuvugana nawe. Ese ntabwo wambwiye ko atari bubahaye. Ampaye konje tunguranye nanjye sinzi. Sera ko ibiceri byanjye wabishatse. Muri iyi minsi umaze gusiyo nize ko wabishatse. Dupfubuze kubizeye mu rwabuze iki. Amafaranga nanga ari yabuze. Bizi nta kiguzi nyine banza uboreremo nyine. Ese mukoreremo cyakiza musu cyane. Zamu nyine zamurahuye. Tugakuriye ku gipangu ahubwo yanze ko ninjira vipa abazamu bimeze bite. Ese nyine zamunura mukozi wo mu rugo rero ngiye sinzi impamvu. Kiravayo ntabwo njye ndi butinde. Jondi nabonye kakabwa kiwanyu kari kazerere hano mu rugo. Ko nawe ntukagivuge nanga imbwa ni mukecuru barazi. Arkize izi nomero se zo zawe. Mayi izi ni za mbere man. Cyami naraswapishije na izindi simukadi ufite simukadi nk'iz'abajura sha. Aya nawe renge yabo ushyira twa dufaranga nikomereza. Gamba mfite gahunda nyinshi. Nubwo nyine leta sinabo twavuganye 10. Asama kavuganye kuri kwanyu nawe nta kintu umubuze amafaranga ibintu. Tubuze iki zago dufite iki? Uri bwakoresha iki? Ya nawe ntukashaka kwinjira mu buzima bwanjye. Gihe nk'ubutarya 10 ryanjye nikomereza. Ukuntu bimeze. Kambe mukubise 5 we ku ishuri netejyayo none akabimbwira neza akabyemera. Ntabwo nabigukoreye se. Urasamye wakunze umukobwa nunatereta uragenda ukamusekera gusa shitana byo make namwe mama ufite akantu gose. Nese we papa ntago ari umukene acuruza kenkayiri mama agacuruza depo y'amakara. Nimba bicuruza se ndabona amafaranga ibyo bimaze iki. Ese wagiye yaramuka chesi kiwanyu. Hanyuma reka burere tubipanga gutyo sibyo mu rugo nabakiri ariko nanjye cyo kwiteretera wese kiwanyu muri abakira ahubwo barenze ukabutazi no kuvugisha umukobwa. Naba nabigukoreye ukanga no guri ukaburi ko mu bice kubyare ngombwa nawe njye wongera rwose uko uratumye nka zamabyumva kwavuze gake zamabyumva se nagwa mukanga ese ngo wamukoze aramutse abyumva ko ari gukurpanga akabaza mu bibanyo mu bigisha gusaba inzoga uko yari yanze ko ninjira ngo ndagura kandi
amaye ntubati se hano habaye ikirori ntugura akantu ngo ntabwo waca utaguze akantu ese subizi abashonje nyine batwakanye mu cyaro nyine kwa tumereye bwire sabirukanye bari ubwo se wayohereje nyare babone ndasanga yohereje atuze ayo gukata si washyizeho ashyizeho nyine nagushyiriyeho 500 ndetse ayayayaya ndebutse sha kiraho nayandi nakugurije betting gira vuba jewe uyame rwose reba ya icyagihumbi nabwo ugiye kuyivuga paparamutsa byumvishe noneho ko njya muri bet noneho yanyu ngagira vare shyiraho 2 nayo kutavuga cyane kamushyiriho 2500 ahubwo kugira ngo kiraho rwose uzi ko waruncitse aya bet n'ukuntu nabica inzika umwaka man aya isaya ngaya 3500 kiramo nyine nimero za Suzy Fidesz nabonye warafunguye n'akayoutube warayibonye irazamuka cyane kandi uba ushyiraho ibintu by'ubugoryi abana bo mu bakesha ahantu muba mutazamuka iriya gasoko ubundi ukuntu iriya gasoko komedi ukuntu byari ariko siriya filime ukinisha byagenze umutima usohotse amaganya iriya filime nabonye ari nziza ariko cyane ugikina episode zikurikira sinzi ukuntu muri no minsi nyine ukuntu bimeze bicye ariko ndashaka ariko kunangira uzajya unkiramo nabonye warashoye ibintu byose bimeze neza kandi papa wambanza atabizi abimenye noneho byuko nsigaye njya ku ma Instagram nawe ujye umenya ko mba mfite abantu ujye ukankubita nka sharing kuri gasuku komeda ako gafilime nanjye ndebe ko wanakankira Amerika si byo se washyizeho se nikomereze desa ngayo sawa apo nayabonye ubu naho kwa mbere cyangwa ntabwo uzaza kwa mbere ntabwo nasibura mukobwa numvise ko yambwiye ngo kubwe ati rwose muragira ariko ujye witonda abakobwa ni babi ahubwo naho kwa mbere ubwo tuzaga naribi nyine ugusaza nyine na kakaboro kwa mbere tuzaca ako nshakire n'abakobwa nyine bazakina muri ya video zareba ubwo ariko nawe uzongera amafaranga naribi aya zamuke ugiye naringiye nyine ubwo tuzagahoza ejo bundi iki yakaruka ese ndagenderaho ngaho ndagenderaho ngaho se hari ikintu wambikije ikandi umani mamagare boss se aba bazamu bawe use boss bamushakira ikikani twavuganye se ko nzakagwa neza byari si uyatamereze za ubwo tuzaga ese mamagare vipi tuzanye ushaka kangahe nta kintu wambikije mbinari aho kamera nawe iyo mico nagaho nyine buretse nkwereke aya mafaranga rero nyine amafaranga ari ku modoka hano hanze buretse banze njye gufata iyo si wabaye witonze nawe haba bazamu urimo kite yakwishyura nyine ngaho buretse nyine tubanze tujye ku bandi none se uyu mu mwana we bite uyu ni umunyeshuri twiganye dore yabaye n'umusirimu amakuru yawe se wowe ni meza ndabona nawe wadusuye za twariganye ngo yari umwana muzima nta kibazo yego ariko kubwo kubura ababyeyi ntabwo yakomeje kwiga cyane nyine aba ari ibibazo kubura umubyeyi ni ikintu gikomeye cyane niyo mpamvu nyine urumva aba ari ibibazo ntabwo yapfa kuza guhita aza ku ishuri aka kanya ariko turaza kubitekereza aho agaruke mu ishuri asa nawe rero ihangane cyane kuri umubyeyi bibaho akunyine nawe ushaka ukuntu wakwikomeza ntukomeze guhangayika cyane ahubwo njyewe ndi gushaka akazi ndashaka kubwira anti anjyane i Kigali nigire kwikorera nanjye mbe umusirimu nkawe urabona ukuntu bikubereye reka nawe uzabigeraho kuba umusirimu uzabigeraho ari gusubira ku ishuri no gushaka akazi tugukorera ikibazo anti ndashaka akazi oya ndashaka akazi ni kuri gushaka ubukene no kwiga urabona i Kigali ko kwahajya ukahashobora ko haba abahungu bacanye ku maso kareba nkubwira amafaranga ahera ku modoka kumva ntabwo umuntu yaherega akigenda na kashimari ibyo byeme reka mbazi nyine umva se kandi tuza tutabivuga ntabwo ari ubwa mbere uje hano ni ubwa gatatu ariko nyine mbanje babizi
Bande babizi ko numvishe bavuga ngo boss ngo papa ngo iki ngo nyine ni papa we nyine wari umuhamagaye nyine reka mubwire nyine reka nyine muhamagare boss si ushaka amafaranga reka mubwire amafaranga nyine tuza wisenya amafaranga araje amafaranga nyine ari ku modoka kandi ni habari waretse nyine nkagenda tujyane nimba ujyabona nakubeshya ugiye imodoka se twebwe tuba twaragafashe mwana atwangari kabire ngene ko oya none se birayazana nyine muhamagare boss oya amafaranga imbwa mwana wewe wafashe inigama amafaranga y'intuza yakase kureba oya biragira intuza angahe usanga nta n'abagore mufite uzugo ya 5 urayakoresha iki ni telefone se aya nicyo tagize urabona nyine tuza urojya ngo unayimeneze gira nacyo gira cha amafaranga ntabwo mwabasha gufasha inика zanyu mbwira ibyo bintu imbere se mwana andika nacyo sitigo se hari izindi mwatunga intuza bwira nyine nimereka kutangaza ku cyenda oya ni 3 mbwira gatatu kane kabiri kane kabiri amayenga nimero z'abakozi rwose nizihenduka komeza nyine ogeze kuri gatatu oya ngeze kuri karindwi ngeze kuri gatatu nyine mbwira ibyo mbwira gatatu ngo tuzaziba urazibagiwe reka 908 shyiramo 908 urambwira amazina tuza nyine mbanze nyerere amazina one kanyunyweza nimba yana kanyunyweza gasha ni kanyunyweza rwose yanzo nyunyweza ngayo uriya mugore wo mu cyaro ndabizi ni ubuzi njya mbona kuri muza bareba ngo turebe ngo witonze kuri wayabonye oya nayo phone yanjye sigira phone warasigiye umugore wawe mu cyaro ngaye rebe wabonye uzi gusoma ntuzi na amafaranga uri kubona abazamu bahara ntabwo nzi gusoma dore ngaye singaye muri message singaye wa mugabo kumbaza byatse amafaranga ari mugabo sikanyweza nimba nyeri kanyunyweza singaye hano munsi singaye senga ajaje zero ngende nguranye oya ma anda kuramara bongenge urasiga karya zana basi fungura nigende fungura nigende nanyi to ash uzana gaza uza toka aragiye bira binuza waisha nanjye kuratatisha asanga yatetse nawe niko bite nose ko mbona uri kugira nusa nyine nari ndimo ndatutunganya nyine kano karimo k'igikoni karimo imboga n'ibyo nagize nose sha bite reka mba nicara nse kwa boss sinduza Useka abasore b'i Kigali bacanye ku maso uko kuramutse utwaye inda wajya hehe na mama yigendera papa akaba arigendeye uzi ukuntu nzi kwikontorora ubwo se ubwo ninde wanshuka gutya n'agahinda y'iri mu gihe bose wakwikontorora gute uzi ko natwe twize tuzitwara wari ubizi byihorere none uzi wa mukobwa twiganye ngo ni Tereza uzi ko twite ego komanda aratwite ariko rero abyaya ko kabiri bakubwira ni sawa yetse ugasubira muramonda sinoga wakwigubira icyaro muramonda sinoga do nukuri ndajya mu kazi akazi uko ushaka ubu nari ngiye guhamagara basaza bawe bose tukihuza tukaba twagusubiza mu ishuri none ko ngo urishakira akazi ndishakira akazi usubira ngiye nakeneye kino gisuku none se wowe ni igisuku neza ukunga kibonye oya ko no mu Kigali na Terese gakoma twaga turiteretera ubwo se wazi gutereta wowe mu cyaro ngiye naraterese umuhungu ahiga amafaranga bajye bayama nanjye nisukishe kandi ushaka kuzajya umuha
gusa nyine nawe ni gusa nyine niba udashaka wenda ariko nawe nakujyana nawe mama wawe kugura ikigali niba udashaka gusubira mu ishuri nta kibazo nzagushakira akazi keza ukore nawe ubashe kwibeshaho ariko uzirinde mwana wanjye anti ndagukunda Kigali ntabwo ari beza batazagutera inda umugani nukuri nawe ubashe kwigura icyo ukeneye biki byose kuko hano hantu nabonye atari ahantu heza rwose nukuri nama niyo anti nama niyo pe urabona ko ngusuye naba ngiye gatoya nkajya kugira utuntu nikorera nyine mu rugo ukagumana n'inshuti yawe mugasigara muganiriza nose shaka nabonaga bitameze neza ubundi umeze na mabuja yose shabu ngubu mabuja adahari imeze neza tu uja yaragiye numvise bari kubivuga ngo yagiye ngo hanze ngo mu kazi imeze neza akoze ko ashobora kuba arebye kuko nayo ndibuka ejo bundi nigeze bitewe nuko nyamba nsinziye cyane mu gitondo mbanzi nasinziye bagira ngo baducuruza mbana cyane kare numvise bavuga ngo aragiye barafungura numva imodoka ya boss iragize ashobora kuba yagiye twagiye ejo mu byo kuwa gatanu gutyo nibwo yagiye nyine yarajyanye na boss ngo mumaze ngiyo bari bagiye hagaruka nyine boss wenyine nose sha watetse ariko watinze byashize nta nubwo nakwibukaga ko uhari kubera ibitotsi byawe nyine aba ari byo zazura ikintu wese woho agenda ugatinda uzi n'urwana ruba hari ndarugira ese moto urabona ramari nuza koko ariko ntacyo kandi ajya kwa muroko njye gura gato nyine ubwonko bw'urarya ibya nijoro mu kanya agiye guteka urakuba kabiri nta kibazo ubwo ndaguha amasahani abiri sate n'abiri nibyo ubwo se urabimara avuga kubimara no yamunyaga wo hanze mwana ariko ubwo bimwe urabibika ubirye saa sita za nijoro ibyo tubireke rero se shambo turiko iyo umuntu ararotaga nayo nararose mu minsi yashize warose gwiki kandi ndagira nararose sha wabaye boss oya bose babona ko gafasha nararose n'ubuzima wagize iki nararose sha nyine abona ari bwo gutembera kabona dore ko nusega abagire bagucya nyine tuduru bakurode bagucya isoni ese cya ndikubwira none hano wase wambwiye hari ikibazo uzambwira mabuja yaje tumubona tukiruka wambwiye ko ngira ngo njya nirukanga hafi kwirukanga nuzi ariko cyagiye wakoze ibiki cyane siko nabuze naho uri nuzi yumva habona kubyana kure ngira ngo nuza uri inzobe ajya bita njye meze kuvuga gutya rero ntabwo mba nagize intuza ariko ntacyo wowe uraza kugira iki ariko umuntu afite n'isoni ko aho se ninde waguteye isoni hano ni wowe gute nyene isoni nese umuntu yagize ajya uragira si ufite nuza bamujya kugusura wamunoza kunsura akavuga nuza bavuga gute hajya abantu bicaranye gutya babiri bakagira nuza baganira baganira beze cyane mbese baganira mu buryo butandukanye hari abaganira by'ubushuti hari abaganira by'abasheri ugeze aho uvuze aho urangirije baganira by'intuza nk'abasheri nk'abasheri abasheri abasheri hajya nyine baba bakundana baba bakundana twagize sha urabona hano nyine kigiye kuhava mfite ibibanza bibiri mu cyaro ihene itatu ingurube ngube nazi ihene imbwa imbwa narayishaje nayigurishije ubwo bayigurisha nayigurishije nsiganye ihene mfite ibitoki bibiri mu cyaro bite ibibanza bitatu ako bibiri nabigurishije nsiganye kimwe cyo n'icyanjye ariko ushobora kuba ari icyanjye kubiri kose ntacyo gusa tugira mu cyaro tugira ubwo ngubwo ushaka kunenetesha ibyo ngibyo rero amafaranga yikagura amafaranga kura amafaranga 20. Mutoni
n'abagiye none zamu n'umukozi basigaye mu minsi basigaye bafite ubucuti akose babagiye. Ese muto muri twikiraniye yacyo bitwaye tukikundana gukundana byabaho ariko njye byo kumbwira ngo turajya mu cyaro burya ibyo mu cyaro babivuyemo nanjye gusa naba mu cyaro njye reka nabo naba mu cyaro ese ubundi kuki wavuye iwanyu yego njye kuki wavuye iwanyu mu rugo reka mu rugo ni mu cyaro ndimo nshaka kureba amatara imodoka iwanyu se nta matara ajya haba wapi nacyari cyari ndacyari umwana roge na ibyo rero byo kujya mu cyaro nyine ntabwo byashobora none se ubundi uretse tugakundana nyine tuba hano ngaha ariko nyine bamubaje ntibabimenye hari ibirenze mfasha rero njyewe bari barakumanuriza ndasenga hano kubyine nuzo biragira nyine batavuga ati wowe kanyweza bateranjyana mu cyumba nyine ranganiriza uvuga uti ndaguhanuriye mbaza ngo yamanuriye ugambwira no mbaza nyine ngo yaguhanuriye iki yavuze uti uzakira byonyine kandi kundi gukira bunakize rero none se wakize warundwaye oya nawe ngurwaye akuye nakize kuko nakubonye ese ko wari uri kuvuga ngo barakumanuriye nako bizagira ati nabi bikunda gahoro gahoro uza kuntureba yakuza kukureba hano utetse gisura cyane nyine ubwo naba mbasize mugasigara muganira nanjye ngiye kwitegura nuko ndagusiga kongera kugenda nzagaruka kumusura none kuri anti wakoze ndagukunda cyane ndukuri yo uzi ukuntu wakoze zihorera nanjye ndagukunda cyane ukuri ubwo nyine nuko ucyakira akazi Kigali ndagushakira nabyibagiwe tadukomeza kuganira sawa singwerekeza dore bansuye bye I love you nikonye ngo Tereza ngo bamuteye inda ego ko bamuteye inda havese ego ko ntabwo none macibiri ego ko macibiri we yabaye inda i Kigali cyangwa cyakoze amanzi we yararangije ko nari mufitiye amakuru rero akagira inkuru ego ko Gabanya amaganya gabanya kubabara focusing akumilimo ukorarata gabanya amaganya umutima usobenza amaganya gabanya oya gabanya isinikwite horana amarira umutima usobenza amaganya gabanya